ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri makuru ururyoshye ruri ururyoshye uruzane ndumwe maze ndwishyure urubishyure umopere maze nkwambure abantu bawe ntabwo mwarepetanye ururyoshye uruzane ndumwe maze nkwishyure urubishyure unkope ndumwe maze nkwambure urubishe nuko umwambura nukuvuga ngo ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri twari ndashaka gusohora muri no minsi abanyeshuri ntabwo ariyo yonyine indi ni ndi maze kwandika muri no minsi igiye gusohora nyuma y'ibi bintu bizana vuga ngo iki nevuga ngo saje mwikamyari mitsingi bigabanye icupa ari batatu batandatu banywa fata aburwagwa barahomba murakoze cyane abakurikiye Kiroso Filime TV nagira ngo mbabwire ngo ntibisanzwe ibyo kwa bwana Keye Gasasira Jean Pierre twaririmba icyo mbonye cyo nuko no muryango n'uwabahanze ndibutse mu mpaya message ndakabonye ko mu mpaya message hari abantu bambwiye ngo mama cyangwe bamuzi nk'umuraperi ngo kandi ngo barabona uwo muryango ari uwabahanze ngo wabakorera mu nganzo cyane nanjye ndi umuraperi mu buzima busanzwe mfite n'akarimbo gashyashya abantu baba bavuga ngo ibishegu n'ibiki byose ariko reka akarimbo kabategereje byatari keza cyane agaperi kuko abantu bashaka kitwa boy ibiroko canga irange nkuremere itoso niba ukunda nanjye bani nyine bani ntabwo ariko niba ukunda nanjye Kiroso Filime TV. nawe nukanze tuse ndi mwiza we daruturiza mbabarije kabisa mbore ntabwo nzoga nuko nyine nari ndimo mukuramo za bo imisatsi yari kurwamo umutima wanjye hariya hambuye kino gikono urimo iyi nama safuri irimo koza ariko nabyo ntabwo nasigaje gukora ariko wowe uri muzima wowe nisikora numvaga mu musatsi yari kuburyo ngenda mubabona nabo mfuze umusatsi ngiye iminsi 3 ntabwo uvuye muri salo uyu usakura muri salo de coiffure aya minuza wabuze amafaranga kujyana ako byari byoroheje ku buryo afata imisaya akagira gute rwose nagira ngo ndebe ko nyine komera waho muri aho ujya mu kazi bigire vuba no gukora ku byawe bisigaye ni briefing twatumuhaza akazi ntabwo niko umuhungu nsanze muri gushwana oya ntago nsanze ari briefing nkurikije uko nababonye nuko nsanze uri mu muhinshi ntago yari briefing se ese wajya gukura ura n'umukozi wanyu se umugabo wanjye arangurwana ura n'umuhungu wanjye hano mu niba ari umuhungu wawe se wamumereye ikaze nawe basi akaza ko twari tubasuye twifuza kuganira nk'umuryango wawe niba ari umuhungu wawe yagenda n'inziwe n'umugore wawe Jado niba ari umuhungu wawe nawe nasi ngwino hano ushobora no kumubahisha wa mugani ukagira ngo hari ikintu byinshi murakoze cyane niba ari umuhungu wanyu rwose genda uzane intebe hano barashaka ko tuganira bari bageze ngo turimo kurwana se murakoze cyane reka nongere nsuhuze abantu bakurikiye Kiroso Filime TV ku ngendo nziza mu iminsi ya none MC Peter arimo abakorera ku butumwa bwiza MC Peter arimo agenda bagezaho umwe muri bench ndasuhuza abanyakigali nsuhuza abo mu ntara zigiye zitandukanye nsuhuze hanze y'igihugu cyacu ngo ni abanyafrika abanyaburayi n'abandi bose bakurikira Kiroso Filime TV mbibutsa gukora subscribe gukora comment gukora share ndetse na like kandi mbibutsa ko gukora ibyo byose nuko turemera nukubakana nk'amabuye mazima kugira ngo tubashe gukomeza ndabasuje rero umuryango mugari umuryango wa Bwanakeye ndababona rwose ko ufite umuhungura umuhungu wanjye
none se umuhungu nsanze urimo yishinga ari gukora mu matama y'umugore wawe reka nta kumishyi yakusitse ubu se ino misayo urabona yageze mu rushyi umusayo wagiye mu rushyi ntabwo ubona. Murakoze cyane, reka mbakire kuri kamera ya Kiroso Filime TV, mbasuhuze kandi mbasabe no gusuhuza abadukurikiye bose. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Mpereza n'abandi bagenda basuhuza. muraho neza. Abashuje cyane bakunzi ba Kiroso Filime TV. Duhereye kuri uno musore muhite mwibwira abantu babakurikiye kugira ngo bamenye n'amazina yabo. Nitwa Kizimana Jean Damascene, umwuga wo gukina amafilime nkaba nitwa Jean. Jado. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Fanny, niyo mazina nkunda gukoresha ariko hari n'ayandi. Ayandi yavuga ariko nayo. Nitwa Fanny Gasasi. Nitwa Fanny, nkunda gukoresha izina rya Fanny ry'ababyeyi banyise cyangwa mama cyangwa n'ayandi menshi atandukanye. Ese ibyo mubwiye nibyo babwire kuri Fanny Gasasi. Nubibona byumve no mu buzima busanzwe atazagira umuntu uvuga ngo iki. Ndi Fanny Mukagasasira, madamu Mukagasasira. Akaba kandi mama cyangwe. Muze kunyibutsa abakurikiye Kiroso Filime TV, nimwumva nibagiye muze kumaka message kugira ngo munyibutse ari ikintu nshaka kuza kubaza mama cyangwe, muze kunyibutsa. Muraza kumaka message duhereye n'umutware wawe nawe yibwira abakurikiye Kiroso Filime TV. Ndi papa urugo murabibona biceye kandi Gasasira Jean Pierre amazina nyakuri. Abakunzi ba filime nyarwanda iyo ntabwo natuvuga mvuga byinshi, niyo navuga nti ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga, ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri. Ako kamwanya ahita yumva Oya, umuryango ni ugufasha ko karirimbo twumve. Ese ko ntibakazi Turakazi cyane. mu karirimbo twumve. Duhari na 1 2 3. ni ukuvuga ngo abangaba bafite aho bakiriwe. Ururyoshye uruzane ndumwe maze kwishyure, ururyoshye uruvombe ndumwe maze mpambure. Ururyoshye uruzane ndumwe maze nkwishyure, urubishye uruzane ndumwe maze nkwambure. Urubishye urunkope ndumwe maze nkwambure. Ubwo niho bikiriza. Ngaho mu karirimbo gatatu twumve. Okay. Ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga, ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri, makuru ururyoshye ruri, ururyoshye uruzane ndumwe maze nkwishyure, urubishye urunkope maze nkwambure. Abantu bawe ntabwo mwarepetanye. Ururyoshye uruzane ndumwe maze nkwishyure, urubishye urunkope ndumwe maze nkwambure. Urubishye nuko umwambura Nukuvuga ngo ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga, ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri. Twari ngishaka gusohora muri no minsi. Abanyeshuri Ntabwo ariyo yonyine. indi Hari ni n'indi maze kwandika muri no minsi igiye gusohora nyuma y'ibi bintu bizana. vuga ngo iki? Nivuga ngo saje mwikamya ari mitsingi bigabanye icupa ari 3 6 banywa fata aburwagwa barahomba. Murakoze cyane abakurikiye Kiroso Filime TV, nagira mu mbabwire ngo ntibisanzwe ibyo kwa Bwana Gasasira Jean Pierre. Twaririmba bayida Icyo mbonye cyo nuko uno muryango n'uwabahanze. Ndibutse mu mpaya message ndakabonye ko mu mpaya message hari abantu bambwiye ngo mama cyangwe bamuzi nk'umuraperi, ngo kandi ngo barabona uwo muryango ari uwabahanze, ngo wabakorera mu nganzo. nanjye ndi umuraperi mu buzima busanzwe. Mfite n'akarimbo gashyashya abantu baba bavuga ngo ibishegu n'ibiki byose, ariko reka akarimbo kabategereje byatari Deha agaperi kuko abantu bashaka. Kitwa boy biroko canga irange nkuremera itoso niba ukunda nanjye bantu nyine ntabwo ariko niba ukunda nanjye oya mukarape gatoya nyine harimo utuntu nyine tujya ari twiza, hasi hejuru nyine umuntu akimanukira n'utwo abandi bakunda amatoso nyine kitwa boy. Ni umutipe nyine mba ndi kubwira nyine ukunda itoso
urimo mubwira ngo acange irangi maze umuremere itoso ni ukuvuga mama cyangwa aremera umuntu itoso nyine oya ntabwo ari ukuvuga nyine ni indirimbo nyine ni ibintu nyine bibaho ni ubutumwa ashaka ni ubutumwa nshaka guha abanyarwanda nta bindi rero murakoze cyane ndagira ngo rero bakunzi ba Kiroso Film TV uko mudukurikiye uno muryango murabona ko ari umuryango ushimishije umuryango rwose unejeje ntago wahagararana nawe cyangwa utindane nawo ngo ugire irungu kuko urumva nimba bwanakeye Gasasira ari umuraperi bigeze hariya yemera kugendana n'umuntu uzikoreye kugira ngo abaje kumenya iziryoshye ziri ntago yoroshye kugira ngo na album imwe gusa wagera kumufasha we rero wagera kumufasha ukumva wenyine ko agomba kukuremera itoso nkubonye ninde ko mfite ubwoba bw'ikarajya nipfa baje kupfunyanza ari pfumbate koko pepe pfuye genda nk'ikigoryi gende ntazi uko kimeze bambaza ngo igiki nico mukeka reka mbabwira ko ari ikinyengetera cy'ubuzima no ibihangano mubyibitseho ariko si umuhungu wanyu we nta kantu yibitseho ra ngewe ndi umupape umupape kabisa uri umupape w'ababyeyi mbande hafi aho murakoze cyane bwanakeye urugendo rwa Kiroso Film TV rw'uyu munsi ntabwo ari imfabusa twaje hano kugira ngo n'ubundi tumenye we n'umuryango wawe we n'inzu yawe biti icyo naje kumenya nuko mwese ntimusanzwe mwese mwibitse impano zidasanzwe ahubwo abantu bakurikiye Kiroso Film TV uno munsi baraza kudushimira by'umwihariko kuko twaje kubagezaho n'abandi bantu badasanzwe nka Jado na mama cyangwe ntago bari babazi hafi yawe bari bakuzi wenyine ariko bigaragara ko impano utayihereranye ntabwo nayiherera burya imana nimba iguhaye impano isangize rwose abo ubona bafite impano ugomba kugira gute gufatanya nabo kazamura ya mpano yabo uhereye iwawe mu rugo none si ijya kurisha itemera ku rugo ihera ku rugo badukurikiye rero ndagira ngo mugume munezerwe mwibuka gukora subscribe mwibuka gukora like ndetse share na comment zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo turusheho kubagezaho ibyiza tubagezeho ibyiza kuri Kiroso Film TV turi kubategurira ibidasanzwe rero niyo mpamvu mubona twagendereye abantu badasanzwe ese mwambwira iki ndi kubona no muryango uyu muryango rwose ntabwo usanzwe ndabizi mureke kumaza message mwihanganye gatoya ndabizi MC Peter naragowe iyo tugeze mu kiganiro nk'iki kibyoje mutangira kunsunikira za message no kumbwira muti tubareza abo bantu ariko icyo cyo ndakibabaza da icyo mwari munyandikiye ndakibaza mwanumbwiye ngo ko turuzi bose bambaye umutuku habaye iki kandi yiganjemo n'imikara ntabwo nzi cyabaye niko hano bwanakeye iwawe se niko murimba mubwira abantu bari kubareba rwose bambwiye ko uno munsi ari umunsi udasanzwe mubabwira ni ukuvuga ngo twebwe n'ubusanzwe turareba ariko impamvu uno munsi twambaye umutuku by'umwihariko ni umunsi udasanzwe ku isi yose ni niyo mpamvu nkeka ko mushobora kuba muti byanga byakunda umusaza yaruhutse kuva yaruhutse rero ari kumwe n'urukundo rwe uko bimeze rero niyo mpamvu tugomba kugira gute tugomba mbese babwije ukuri ukuntu ndi kubareba rwose couple yanyu iraryoshye reba impagaritse couple yanyu rwose iraryoshye urabona tumeze gutya n'umupape ku ruhande couple yanyu rwose iraryoshye pe ndakurahiye abantu mwese muri kureba Kiroso Film TV murabona ko ino couple ikeye niba mujya muvuga ngo hari igihe umugabo ngo abadafite imbaraga ngo atabasha kwiterura umugore ndabarahiye yewe nkurikije ibyo mbaraga Gasasira yanaterura fani wiwe rwose ariko sheri nubibereke bantu nshaka niwirirwa ubibereka barabibona ko rwose ushoboye barabibona ko imbaraga ari zose ahari urukundo byose birashoboka hari urukundo n'umubano ngo Imana ibihari kandi ahantu Imana iritanga imbaraga murakoze cyane mumerereze uriya muhungu bita Jado mikoro Jado abantu barimo barambwira ngo ese uriya muhungu bita Jado ko turi kubona yubatse Kiroso kwitama kandi ababyeyi turuzi ntacyo ngo yaba ari we Kiroso cyangwa ariko ndagira ngo mbwira abakurikiye Kiroso Film TV nyine tugomba kureba na bagenzi bacu tukayakureba n'ababazi ariko koko se yaba ari we Kiroso cyangwa nuko mu muryango nyine byaramweru na muhimwe ntabwo ari Kiroso nk'ubu uyu buri mu gitondo afite kajirete ahora kuba buri mu gitondo usanga harimo n'umumazamu se biriya bintu by'ibifuro
ashyiraho akuraho Afite ariko chef. njyewe naje gusanga biteko nge reka nkuko umbona ubu ngubu urabona ndacyari mutoya ntabwo ari ngombwa kubukura nabyo cyakora mba nkubwire nk'ubu ngubu nanjye navuze nti bwana bwanakeye navuze nti reka nanjye ngire ibyo nkora shyiremo n'akantu ka sengara uramubona utagira ngo ino kabutura yambaye n'imbeba zayiriye ni uku nguku yaguzwe kandi amafaranga menshi ni uku nguku ugomba kubimenya ayita deshire oya iyo kabutura yo iragaragara rwose nkurikije uko imeze nkurikije n'uko igaragara bigaragara rwose yuko n'iy'icyerekezo oya mba ameze neza uri kubona ukuntu tuba ari utuntu wenda nashobora kuvuga ati ese wenda nk'abantu tuvuga urugero nk'abantu bo mu cyaro umukecuru ashobora kumbona akavuga ati ariko se uriya mwana ufite amafaranga yo kugura ipantaro cyangwa ikabutura nuko nk'uko ziba zikoze ziba ziturutse i burayi zikoze oya icyo mbonye cyo nuko kuba umusitari biharanirwa ikigaragara muzehe bwanakeye uzi kwita ku mwana wawe oya ntibigomba n'inka nyinshi aho oya uzi kwita ku mwana erega ugenda henshi wamenye n'ibikwiye umwana wawe rwose Jado rero ngaho gira ubutumwa wampera abasore si iyo myenda wambaye tuyimakaze tuyishyigikire nk'ubu iyi myenda yambara abantu bafite imyaka 28 gusubiza hasi nta muntu ufite ese yayishyira namuzehe ntiyayambara yambara kandi mu ndakuze 28 gusubiza hasi muri 30 gusubiza hejuru umuntu aba yarakuze afite ibintu byinshi kuvuga 28 gusubiza hasi bemerewe kwambara ubusa bagaragaza ibice by'imibiri yabo bemerewe kwambara amatise n'amakoboyi uburyo bitari nk'ibi ngibi naho ngiye izi ngizi ko akora iz'urubyiruko abasore baba bagomba kwiyatsa ni ukuvuga urubyiruko rwemerewe kwambara ibicitse ntabwo ari ibicitse iyi ni imvaburayi ntabwo biba bicitse bayita deshire ni style so ubwo ni ibigezweho okay mu majyango ye ibyo bintu urabivuga iki ibintu ndabivuga ahubwo atanayambaye twabonana ibi ni byo mba nshaka rwose umusore wanjye kuba yambaye gutya kwisi akaba akeye ngibi ahubwo umusanze yambaye nabi ubu yambaye nabi cyane ubundi umutunguye buriya noneho wamuteguje utamuteguje oya byo bigaragara ko umuryango wa Bwanakeye muzi gutunganya ikirori rwose muba mumeze neza nta kibazo mpera muzehe Bwanakeye abantu bari kubaza ngo nyuma ya byinshi ugenda utegurira abantu nyuma ya byinshi byiza ugenda ukora abantu bagasusuruka ngo bagushimiye yuko n'umuryango utawusiga inyuma niko ka message mbonye ngo baragushimiye yuko n'umuryango utawusiga inyuma abakurikira Kiroso Film TV rwose bari mu mashini bagushimiye none ariko barimo baragusaba ngo ese ko baruzi witaye ku muryango abandi buri kubateganyiriza iki abandi mu kazi kanjye ka buri munsi ndimo kubategurira byinshi nuko avuga ngo bihishwe ariko birahari kandi byiza cyane ntabwo nzahwema kubaha uko nabonye munsigikiye n'uburyo munkunze pe niyo mpamvu ngo nanjye ngomba kuzajya mbakorera ibishya gusa habaha ibishya bibateza imbere inama zibagira inama z'urubyiruko inama zigira abakuze inama zigira abo tungana mbese ditayare kabisa ikigaragara nuko hari abana benshi hanze aha ngaha bafite impano zigiye zitandukanye ese ni gute wabasha kuvumbura impano abana bari hanze bafite n'iki kandi wabafasha kugira ngo nazo zigire umusaruro ibintu natekereje ahubwo nasanze iriya ntuza Kiroso Film TV nasanze aricyo kintu mwantanze kuko nabonye n'ukuntu mukora mbona uburyo muzamura impano z'urubyiruko uburyo muzamura impano za buri wese nanjye uriya mupangu nari nkufite ku buryo ariko n'ubundi nzanawukomeza ndacyawukora nawukomeza ahubwo kuba narabonye televiziyo dufatanye izajya ibimfashamo kwamamaza buri kimwe cyose narabashimye cyane kandi narabakunze niyo mpamvu rero nanjye ntazahwema kuba nazamura impano z'urubyiruko impano z'abantu bafite impano mbese urareba cyane cyane mpereye kugira ngo urugo rwacu rubo imboni z'izindi ngo mwabonye umufasha wanjye ni umuraperi umufasha wanjye ni umuhanzi umufasha wanjye ni umukinnyi wa filime arazandika akanazitoza
rimwe na rimwe hari igihe mba ndimo kwandika filime akambwira atari ko numva aha hantu wabigenza gutya kandi nabikora ngasanga ako kantu niko karyoshye muri izo filime. ubwo bishatse kuvuga koko ngo ni umujyanama cyane ariko si no kuvuga ngo ni umujyanama umufasha ni umujyanama ni byose cyane cyane ni umufasha w'umujyanama w'umutima wanjye. murakoze cyane, reka mbashimire akanya keza muduhaye, mbashimire ikiganiro cyiza muduhera abadukurikiye. ubwo abantu bafite impano zitandukanye bakeneye ko impano zabo zamenyekana, bakeneye kwagura impano zabo, muzehe Bwanakeye Gasasira Jean Pierre arahari kugira ngo abafashe. mwegere gusa uze kujya kuri Kiroso Filime TV ufungure, iza kurangira urasangaho nimero za telefone. ubwo ni mu buryo bwo kubona Gasasira Jean Pierre. iyo filime irangiye kuri Kiroso Filime TV uhita ubona nimero zisoza. izo nimero nuzihamagara uraba ugeze kuri Gasasira, kandi uraza kumenya neza amakuru y'umunsi, kandi uramenya n'icyo Gasasira yagufasha. Gasasira ni umunyempano zitandukanye, mwabyumvise ni umuhanzi, uretse ko n'umugore wararenze, mwabyumvise ni umukinnyi wa filime, ni abantu mbese bamaze kwiyubaka mu buryo bw'iterambere. reka rero tubashimire, tubwira abantu bakurikiye Kiroso Filime TV ngo subscribe, like, comment ndetse na share, ntimubyibagirwe, mujye mubidukora kugira ngo turusheho kuguma kubagezaho ibyiza. comment zanyu ni ingenzi kuri twebwe, kandi ushaka umwe muri aba nimero ziri hahandi kuri Kiroso Filime TV akaba bagezeho. reka rero tubashimire Bwanakeye, mama cyangwa ndetse na Jado, tubashimira akanya keza muduhaye. niba hari ubutumwa nawe mwatanga hano mwabudutangira maze tugakomeza. murakoze cyane. Sengeye ikintu cyanshimishije nyine kuri Kiroso Filime, hari ibintu byinshi nagiye nsanga, ibintu byinshi ngenda mbonaho kame abantu nyine mu bukwe mbona ibintu byose mwabikoze, amakwe menshi mwagiye mukora, nagiye mbona ku zindi mbuga nkoranyambaga, ibintu byose nyine mbona mukora ibintu byinshi bitandukanye rwose. murakoze kandi ndabashimiye cyane kuba mwanadutumiye aha ngaha. murakoze cyane. nanjye hari ibintu, hari ukuntu najyaga mbona uri kureba ukuntu bari gukoreza ubutumwa. sinzi nimba abantu bakorezaga ubutumwa ari abino mu Rwanda cyangwa abana abo hanze. hari igihe ab'i Burundi bashobora kuba bakwandikiye, wenda ntutubwire ko ari umuntu w'i Burundi ukwandikiye, aba diaspora mu bihugu by'i Burayi, wenda no mu Rwanda banakwandikira. ariko ndagira ngo nkubwire nti Kiroso Filime, jya kuri YouTube channel wandikeho Kiroso Filime, waba uri i Burayi, waba uri mu Burundi, waba uri muri Amerika, waba uri hehe mu ntara zose z'igihugu, ukore subscribe, ukore share, nurangiza unasangiza n'inshuti zawe zose, uzereke bya Kiroso Filime. kandi murakoze, mugire ibihe byiza. ubwo uravuze ngo umurongo muzima ni ugufata telefone ya touch cyangwa za telefone ntoya ariko zifitemo YouTube, ukandika muri YouTube, ufunguye YouTube ukahitandikamo ngo Kiroso Filime TV, ugahita ubona byose wifuza. murakoze cyane. murakoze. Gasasira wasezera abantu bari aha ngaha rwose bakureba, maze tugakomeza n'akazi. murakoze cyane bakunzi banjye, bashishikariza gukomeza gukurikirana ibihangano byacu, ibikorwa bya Kiroso Filime TV. ubundi hehe n'umubabaro, hehe no kwigunga, hehe n'irungu, mbese muri make. murakoze cyane, Imana ibahe. reka tubashimire rero tuvuga ngo mugire umunsi mwiza. noneho twakomeza reka tujye kureba ukuntu twafataga kuko murebe ko mwakwigenza rwose kuri uyu munsi udasanzwe. murakoze cyane.